hari umukobwa wambwiye ngo uri mwiza ngo nzakubwire ngo uri mwiza. Mbwire Melissa. Hari ukuntu ufite gitari nk'ahantu hagenderwa igihumbi. Umumotari yakubona. Abana n'utudirede. Katakubwira ati ibihumbi 3. Ari ahantu h'igihumbi. Abana motari. Umukobwa harimo Ange Dababy. Ange Dababy mukundira iki? Ange Dababy. Sano TV, born to entertain. Ndaza wareba n'izi direde none yo mfite gitari. Dore nazanye gitari. Yo mfite gitari yo wanjye. Ubu wasanga atangiye kuri kodi. Atamwiye. Komeza wazi story ukuntu bigenda iyo ugiye gutega. Kenny Edwin. Ariko byumva man, hari ukuntu ufite gitari nk'ahantu hagenderwa igihumbi. Umumotari yakubona. Abana n'utudirede. Katakubwira ati ibihumbi 3. Ari ahantu h'igihumbi. Abana motari. Hari ahantu ko twari dusanzwe tuhagendera igihumbi. Agahita bati uri umusitari shawura yamba. Kabona ati yari ahantu twari dusanzwe tugendera igihumbi ngo reka. Tuwe wankatuza se wareba kavuga ati se wamuganye. Yes, kadutangira ikiganiro none. Uri kuri kamera yatangira ka recording. Twongeye kuba ikaze mwese mukurikiranye Sano TV, njye ubaha ikaze ndi nyamibwigirana n'impunzi. Imanzi itagira ubwoba, ubwoko bw'abatinya ntacyo dupfana, ndirutindukira gutabara ab'inkenetsi n'idutabarana, nzi cyo nzamarira ingoma. Nitwa Bitkira. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa. Umusore ugezweho i Kigali. Abana b'abakobwa niwe bari gukunda muri iyi minsi cyane. Muraza kwihanganira urusaku, twakoreye ikiganiro mu mujyi, ariko ndabizi neza ko ijwi rye riraza kubageraho neza nkuko iryanjye naryo riri bubikore. Uri kuri kamera here ku rukweto ageze kuri zira dread zimeze neza cyane, atwereke uburyo uyu muhungu yambaye. Kenny, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Tangira wibwira abafana bawe muri bwa buryo bw'abahanzi. Every time ngenda ndi solo wahitaba malo nkabishyira mago, the way unyitaho wahitaba malo nkabishyira mago, yeah. Baby bounce bounce bounce, we know buzz nguhe love utazigera wicuza. Oh baby bounce bounce bounce, we know buzz nguhe love utazigera wicuza. Oh baby my love, uko niko wangize, deep love aho niho washyize. Baby give me your love, my love. Yo ni Kenny Edwin. Yes, bamwita Kenny Edwin, umusore ugezweho muri Kigali. Uyu munsi abakobwa b'abandi bamereye nabi. Bari gukunda indirimbo zawe. Ejo bundi hari hoteli yo mu Kiyovu naciyeho. Numva bari kugucuranga, ngira ngo bagiye kubaririmba, nsubira inyuma ndebye nsanga ni indirimbo zawe bari gucuranga, ntago uri kubaririmba. Felicitation kabisa. Burya iyo umuziki uri gucurangwa muri Kigali ugacurangwa mu nkengero za Kigali, ibintu bibare mama wararaye. Kenny Edwin. Ubundi wenda njyewe mfiteho notion, mfite n'amakuru make y'igihe watangiriye umuziki. Sorry, wenda njyewe mfite amakuru make y'igihe watangiriye umuziki, ariko bwira abakunzi ba Sano. Ubundi yinjiye mu muziki ryari? Kenny Edwin yinjiye mu muziki 2020 muri ya corona. Muri corona. Nanjye nibwo ninjiye mu itangazamakuru. Muri Covid waricaye ibintu biranga uravuga ati kandirimbe mbaye imiziki. Ariko n'ubundi mbere narakoraga, ariko nta ndirimbo twajyana muri studio. None se hari akana abahanzi benshi bakunda kugira nk'umuhanzi uramubaza nk'aba Ankostini, ba Meddy, ba Edwin, ba Christopher, ba Bruce Melody, uramubaza uti se watangiye umuziki ryari? Gito kubwira ngo kera nyiri umwana naririmbaga muri Sunday school. Ni ngombwa ko umuhanzi wese aba yaratangiriye mu ishuri ry'icyumweru cyangwa wenda abadventiste? Ni ngombwa ko umuhanzi wese aba yararirimbye muri korali? Kuko nanjye niyo nigeze ndirimbamo. Wowe ntabwo waririmbye muri korali? None kuririmba bikora ye? Kuririmba rero navuga nyine biba ari impano, ari passion y'umuntu, kuko
njyewe kuva na kera nyine ni ibintu nakundaga. wakundaga kuririmba? Ni ibintu nakundaga muri primaire, nkajya ndirimbira abana twiganaga, habaho ibitaramo bya Kiliziya Gatolika nkajya kuririmba mu burezi gatolika, ibigo byateranye nkaririmba. Ni ibintu nyine nakundaga, tuniririmbira indirimbo za ba Meddy, ba King James kera. None se ubwo icyizere ugikurahe cyo kubona wajya ku isoko rya muzika ugahangana n'umuhanzi wabyize wowe utarabyize, umuhanzi ufite experience, urugero yaririmbye muri korali akiri umwana, akuze ajya kubyiga, arangije aza ku isoko rya muzika. Wowe mbese icyizere ugikurahe cyo kuba waza ukavuga ngo ngiye gusohora indirimbo ndahangana n'umuhanzi, atari uguhangana kubi wenda, ndaza mpatane n'umuhanzi wize muzika nubwo ngiye ntayize? Icyo cyizere ugikurahe? Navuga yuko nyine kuva natangira gukora nta na rimwe nyine nigeze nkora ngo mbone si biri gucamo. Yego. Ko buri uko nakoraga nyine niyumvishaga ko biri gukunda iterambere riri kuza. Buri uko nageragezaga ikintu cyazaga kiruta ikindi nyine mbona iterambere nyine. Nicyo cyizere nyine mbona mvuga ati aka kanya natangiye nta views z'abantu 5 mfite, sibyo? Ariko ubu ngubu nabona ibihumbi 10, sibyo? Nabona ibihumbi 10 bingahe, nyine bigenda biza, buri uko nkora nyine bigenda bizamuka. Felicitation kabisa. Mu mavideo yawe ujya ugaragara uri gucuranga gitari? Yego. Ubundi mu buzima busanzwe Edwin azi gucuranga gitari cyangwa ni bya bindi byo kudufera byo mu mavideo y'indirimbo umuntu ajya mu modoka atazi no kuyitwara? Nawe gitari witeruye uzi gucuranga cyane? Uzi gucuranga? Ndabizi. Watangiye gucuranga gitari mbere yuko utangira kuririmba cyangwa byose wabitangiriye? Nyuma natangiye kuririmba kuva kera nyine nabivuze, ako gitari iyo natangiye kuyicuranga 2020. Ako no kuririmba watangiye kuririmba 2020? 2020 ubwo nibwo ninjiye mu muziki. Mbese winjiye mu muziki utangira no kwiga gucuranga? No gucuranga. Ku muntu utazi gitari yayiga nko mu gihe kingana iki? Biterwa n'umuntu tu, ko njyewe ibyumweru 2 nese njya muri interview. Ibyumweru 2 wari uzi gucuranga gitari? Ntabwo nari mbizi pe, nagiye ariko ntabwo nari mbizi. Nyine byari bisekeje ariko haririmba nk'akaririmbo kanjye nukumva ko ntacyo bitwaye cyane. Indirimbo muri iyi minsi hari indirimbo nshyashya ufite, nabonye coming soon yayo na afishe. Iyo ndirimbo yitwa You. Wayikoranye nande? Ni single song. Ni yawe? Yego. Nta collab ufite itarajya hanze muri iyi minsi? Zirahari nyinshi ariko nyine abahanzi ni bande? Zirahari ariko abahanzi mwakoranye ntabwo watunyuriramo ngo dutegereze wenda? Barahari benshi ni mu Rwanda. Dutegereze indirimbo ya Edwin na Melody, Edwin na Deben, dore Deben ari muri Kigali wasanga nawe mwarakoranye. Wasanga Edwin na Ankostin, abantu nk'abo ngabo. None se Kenny, nk'umuntu wakunze muziki ukiri mutoya, ugakurikirana umuziki ukiri mutoya, ni uwuhe muhanzi watubwira wakundaga muri muziki? Meddy. Akababaje umutima kazindura amaguru, inzira yambanye ndende, nkomeza kurwana n'umutima, nagerageje kubivamo, none sanze mushaka isiwe iyo kakajwi kawe ndumva kakinkurura, nanjye ngatekereza, nasanze indirimbo mu matwi yanjye, na 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 baby, na 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 na, twazamutse umusozi yo twenyine, mu bihe by'amakuba twari kumwe. Yes, bagaba bamwita Kenny Edwin. Kenny,
hagati aho ariko nibutsa abantu bakurikiye Sano TV ko hano twicaye ni kwa Bobo Pro. N'ubundi dusanze Kenny Edwin yaje gukoresha indirimbo ye iyo kuyirangiza, bivuze ngo muri iyi minsi indirimbo iraza kuba iri hanze kuri ku nkuta zitandukanye zicururizwaho umuziki cyangwa se zicaho muziki. Ko nahasanze abahanzi benshi buriya baya bose nta numwe mufitanyemo collabo. Nawe ariko watubwiye ko duhishiye collabo nyinshi, reka tube arizo dutegereza. Umaze kuturirimbira indirimbo y'umuhanzi ukunda kuva kera ukiri umwana. Uretse muri muziki, Kenny Edwin nta kindi kintu yaba yitaho muri entertainment, nta bindi bintu ukurikirana, wenda nka tuve no muri muziki, muri sekira tujye muri gospel, nta muhanzi uririmba gospel ufana? Nagari cyane nta ufana. Ahubwo harimo abo numva bashoboye, ariko ninde wumva ushoboye muri gospel? Aline Gahongayire na kamubwire Israel Mbonye. Kubera iki Aline Gahongayire ari uvuze mbere? Nuko bizi ko ariwe mfana. Oya. Nuko ari wunje mu vuba to. Na Israel Mbonye, na Pasiya Bizimana, na ba Serge Yamuremye, bose ndabazi. Hari inkuru nigeze kubona ngo Kenny Edwin ari mu rukundo na Dorcas wo muri group ya Vestine na Dorcas. Ibyo bintu warabibonye wowe? Ko ari ahantu nigeze kubibona. Sinzi pe. Ntabwo ndabibona. Nta kuntu waba uri mu rukundo na Dorcas ukaba biduhisha. Akaba ariyo mpamvu wanze no kubashyira mu bantu ukunda kugira ngo tutaza kubigaruka. Nabariye ndabafana. Nabibagiye. None se ubundi bibaye ngombwa ko ukundana n'umwe muri bariya, wakundana nande? Ntabwo byaba ngombwa. Kenny ari numva mfite icyizere cy'uko amakuru dufite ariyo. Urukundo wapi? Urukundo ruritoranyiriza. Bibaye ngombwa kutoranya umwe muri bariya, n'ubundi ubwo byaba ari urukundo rwawe. Urukundo nibwo rwabyitoranyiriza kabisa. Kenny ukunda Dorcas? Ukunda Dorcas? Okay, baramutse bageze kuri finale batakiri itsinda, nubwo ntago tubyifuje bazakomeza ari itsinda, ariko bibaye ngombwa kuhereza igihembo umwe muri bariya babiri hagati ya Vestine na Dorcas, uhembamo umuntu umwe uzi kuririmba, wahemba nde? Numva bose babizira, ariko harimo bawundi w'igikara. Nubwo bazi kubatandukanya. Ntabwo mbazi kubatandukanya, ariko nzi ko ari Dorcas na Vestine. Ariko uriya w'igikara niwe witwa Vestine. Niwe Vestine. Uriya rero Vestine arabizi kabisa. Ubwo uwo wakunda aragaragaye. Urukundo rwatoranye. Oya, kumenya kuririmba no gukunda ibyo ngibyo uri kuvuga biratandukanye. So ubwo ukunda nako igihembo wagihereza Vestine. Tuvuye wenda mu by'imiziki, Kenny Edwin ajya afana football. Ukunda iyihe kipe mu Rwanda? Mu Rwanda afana Mukura. Fasha. Kubera iki ufana Mukura? Ni iwacu, niyo nakuze numva cyane. Ariko hagati aho wa mugani nta nubwo twakubajije Kenny avuka hehe, ariko ubwo ikimara kuvuga ngo Mukura ni iwanyu, abantu bamaze kubyumva ko uvuka hirya y'ibwami ho gato. Naho ni ibwami ariko urubi bwami n'ubundi. Kenny Edwin umwana w'Ibutare, nicyo wabwira abantu b'Ibutare bakurikiye Sano TV? Ndabakunda cyane kandi ibintu bizatumbagira paka. Bivuze ngo wijeje abantu b'Ibutare ko ugomba guhagararira Huye. Kenny, wari wasubira i Huye kuririmba muri kaminuza kuva watangira muziki? Waririmbye muri kaminuza, wabonye abantu bakwakira gute ujya kuririmba? Ni ibintu byishimira nyine tu, kuko iyo ugiye kuririmba uri umuntu waho, ni ibintu baba bishimiye tu. Nyine ubona abantu benshi bari proud yawe, abantu mwabanaga kera nyine baza kugusapotinga, ni ibintu nyine ubona ari byiza kabisa. Bishimiye aho ugeze muri muziki.
Ni byiza cyane nanjye nimba abantu zabashyiri Kenny ufite umukunzi? Oya, nta mukunzi ufite. Kenny, iki kibazo ushobora kuba utacyumvisha neza kubera imodoka ziri gusakuza. Reka dusubiremo neza. Kenny Edwin afite umukunzi? Oya, nta n'uwashaka. Nta n'umukunzi ushaka? Aracyari kare. Kano kantu niko konyine ndi bukate nga posting. Ukuntu Kenny Edwin nta mukunzi afite. Nawe kabisa. Nta n'uwashaka. Kubera iki nta mukunzi ufite? Ntekereza ko igihe cyabyo kitarajya kuko byo ni ibindi ngewe mba numva nyine ntabwo aka kanya nyine ari byo bintu nyine cyamadukiye tu. Aka kanya uri gupanga ndetse no gutegura ibijyanye na muziki yawe. Twipangira ejo hanjye. Yego. Imana izagufashe nka Sano TV ndetse n'abakunzi bacu tugusabiye umukunzi. Imana izaguha umukunzi mwiza kabisa usenga. Hari umukobwa wambwiye ngo uri mwiza, ngo nzakubwire ngo uri mwiza. Mbwire Merisi. Ngwe nimero y'ibimwibwirire. Oya, ubimubwirire. Ese kubira iki uri gutinya abakobwa? Abakobwa se? Ntabwo ari ukubatinya tu. Ko hari amakuru muri muziki nyarwanda ngo hari ukuntu ngo abahanzi bageramo ngo ibintu by'abakobwa bagashyira ku ruhande ahubwo ngo abajama imbere cyane. Ibyo bintu oya, ntabwo ari byo gusa nuko uri kwipangira muziki. Okay, tuve kuri football twumvishe kufa na Mukura. Mu Rwanda haramutse hari ikipe ebyiri, hari APR na Rayon zonyine, wafaniye ikipe muri zo, ari itegeko ko ugomba gufana hagati ya APR na Rayon, wafaniye ikipe? Byaterwa kabisa. Ni itegeko ko ugomba gufana ikipe imwe muri ebyiri, kandi izo kipe ebyiri ni APR na Rayon. Wafana izihe kipe muri izo ebyiri? Wafana ubwa APR. Wafana APR. Ubwo abakunzi ba Sano TV bafana APR hejuru cyane. Nanjye ndimo ndi umukunzi wa APR kandi n'aba Rayon nibaturebe nabi. So Kenny, ukunda filime? Ndazikunda. Ujya ureba filime nyarwanda? Gake gashoboka. Nuwuhe mukinnyi wa filime w'umunyarwanda ukunda cyangwa se ufana? Umuhungu? Igitsina gabo. Nick aracyakina filime se? Aracyazikina. Nick. Ukunda Nick? And then igitsina gore? Bamwita Swara. Swara? Ari umugore? Yakinnye mu yihe? So bakina mu yihe we? Bakina mu yihe? Reka mukwereke. Swara. Uramukunda cyane ku buryo umufite no muri telefone? Ni umushuti wanjye. Umushuti wanjye, ariko na ba Jeannette ndabafana. Bahavu Jeannette. Mu gihe uri kumushaka ariko reka nkubaze. Muri sinema bagiye gutanga igikombe cy'umukinnyi wa filime mwiza, ari bahavuze uko akina na Suwara uzi uko akina, sibyo? Bakaguhitishamo muri abo babiri, nta guca ku ruhande. Nanjye namufana. Shingiye ku kizi uri kuri kamera aze kuducishirizamo kano kantu k'uyu muntu Kenny Edwin afana muri filime. So bagiye guhemba Suwara ndetse na Bahavu. Icyo gikombe bakakiguhereza ngo ugihe umwe muri wagiha ndi? Suwara. Kuri kugira ibya danje. Aba ari hose turamusuhuje. Kenny Edwin nta mukunzi agira Suwara. Fatira n'umufana. Okay, filime z'udusobanuye nazo ujya uzireba? Nuhe musobanuzi ufana mu Rwanda? Saga mwiza. Kubera iki ufana Saga mwiza? Numva filime mu buryo asobanura ni fresh. Ikindi nimba ari uko ari we turi inshuti cyane,
yani icyo narigiye gukomoza saga mwiza twakoranye ikiganiro ejo bundi aratubwira ngo umuhanzi afana mu Rwanda ni Edwin none nawe umusobanuzi ufana mu Rwanda ni saga mwiza so Kenny igihe nikigera cyo guhitamo umukunzi uzakundana cyangwa se uba wumva wakunda umukobwa umeze uti umukobwa kuba ari mwiza to oya hari ukuntu ubwiza se wowe ubureba gute hari ukuntu umuntu avuga ngo umukobwa w'igikara muremure hari umuntu bavuga ngo umukobwa w'igikara mugufi w'inzobe muremure w'inzobe mugufi ibintu nk'ibyo ntabwo nita nyine kuri ibyo byose upfa kuba uri mwiza njyewe nyine mbona uri mwiza yaba ari inzobe yaba ari igikara upfa kuba uri mwiza ariko nyine ntabwo nakundana n'umukobwa unsumba ntabwo wakundana n'umukobwa ugusumba suwara ko mbonye agusumba ntabwo ubizi buriya se uramuzi usibye ko tutakundana gutambitsemo akantu kuki ibyo byo kuba mutakundana atari byo mbwiye mbere ahubwo ugahita uburana katagusumba abakunzi ba Sano TV nabo ubwo baraza kubihuzahuza basobanure barebe Vestine na Dorcas barebe suwara kuri kunshinja abakobwa cyane oya ntabwo ndi kugushinja abakobwa ariko gira ukundane burya subizi ko kubera iki baravuga ngo motivation hari umuntu ugeze kumbwira ariko naba motivation speaker ngo nta mugabo watera imbere hatajemo supporting y'umugore ibyo bintu urabyemera nanjye mfite abantu benshi ba supporting kandi b'abagore ubwo iryo jambo niryo nta mugabo watera imbere hatajemo supporting yanjye ntago nyine nanjye navuga ariko ahanini ariko maybe ko bishoboka tu ahanini babivuga bashingiye ko bahita batanga ingero ngo nta musore ushobora gukira ngo wakira ari uko washatse umugore wenda akakubera mwiza akagusapotinga none se ngo nta basore bakize ahubwo badafite n'abakunzi wowe uramufite se abakunzi ba Sano TV nuko batanze ariko nyamuneka umukobwa uzankunda azabivuge muri comment ngende isingo kukize kandi uri isingo bibaho cyane ubwo tubwiye ko uramutse ushatse umukunzi icyangombwa nuko wamukunda gusa icyangombwa nuko wamukunda nta kindi washingiraho nk'ubu umufanaje akakubwira ndagukunda nawe ukamukunda tayari inkuru y'urukundo yahita itangira cyaterwa uri umwe mu bantu baprofita abafana oya kubera iki nta muntu njya apfa guprofita gutyo kuko byarabaye kuva na mbere ariko byagaragaye ko hari abahanzi ajya kuririmba nk'ahantu urugero tukava i Kigali tukajya Nyagatare dufite show y'iminsi 2 mufana agasara akavuga Kenny ndamukunda ndumva nshaka guhura na Kenny wowe ugahita umuprofita iyo minsi 2 mukayimarana bataye i Kigali ugasanga urajura mwibagiwe nyuma y'amezi 9 akavuka Kenny muto agahita avuka saga ivuga ngo yanteye inda yaranyihakanye wa mwana agakurira mu ibyo bintu byagiye bibaho ku bahanzi batandukanye nari buvuge ariko byabayeho turabizi hari abo byagiye bibaho ibyo bintu Kenny byamubaho hari igihe ushobora kujya ahantu ugaprofita umufana ku buryo mwamarana iyo minsi yose ugiye kuhamara ntabwo birambaho kabisa kandi cyeka bitazanambaho ntabwo bizakubaho Kenny umaze kugira indirimbo zingahe hanze ase sinkenyera kuva 2020 waba uri umunebwe oya bafite indirimbo nyinshi gusa ikiza no gusohora babanje kubipanga nibyo ngewe nkunda kurenza kubisohora ndishaka na buri munsi nazajya nsohora ariko ntago nabikora nyine bushaka buri munsi wazajya usohora cyane ko bimeze ariko ubu ngubu waduhaye igihe uzajya usohoreraho titirira wanditse Kenny Edwin abishaka buri munsi yazajya asohora ariko yihaye igihe cyiza cyo gusohora rukuza dutegereza indirimbo ko hagati umwana felicitation nanone thank you burya biba bigoye ko umuntu muziranye umufana ariko mani ndagufana uzi kuririmba thank you man kandi uko bukeye nuko bwije niko ugenda uba improved
wongeramo ikintu mu ijwi ryawe ko hari ibintu bavuze ngo abahanzi bo mu Rwanda basigaye bakoresha imiti igorora amajwi. Edwin impamvu ari kugenda aririmba neza uko bukeye n'uko bwije gusa yaba yayobotse ya gahunda yo gukoresha imiti. Iyihe miti ubwo? Ntabwo ndamenya ngo ni iyihe, ariko amakuru ahari ngo ni uko imiti bamereye nabi. Ntabwo ndahura nayo, ndahura n'uyikoresha ngo abimbwire. Muri gukoresha imiti ituma amajwi yanyu agororoka akamera neza. Ibyo bintu urabivuga iki? Sinzi tu, nta kintu mbizi. Kenny, iyo miti bayihari wayikoresha? Oya, ntese ko njye nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite cy'ijwi kabisa, ijwi ryawe rirabaye riraguhagije. Biri gukunda tu. Niba bitarakunda neza bizakunda. Kenny, wenda waturirimbiyeho gatoya ku ndirimbo ugiye gusohora. Nta kibazo. My baby, you are my desire. Iyo waceceka mba numva nakureba byiteka, yeah. Pretty girl, you know that you are my designer. Itwarira uyu mutima nk'uguhaye byiteka, yeah. Byatangiye, yeah, bifata nk'imikino, no. For now I'm deep in love, warankofimye narakwamye. It's only you, will you stay by my side forever and ever, my love. Take my hand, dance with me, hold me tight, my love. Stay with me, babe, stay with me, babe. Oh na 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 na, hold me tight, my love. Stay with me, babe, stay with me, babe. Kenny, wadusubiriyemo chorus iyo ndirimbo. Hold me tight, my love. Stay with me, babe. Stay with me, babe. Hold me tight, my love. Stay with me, babe. Stay with me, babe. Nari ngize ngo hari ahantu numvise ngo byatangiye. Yani chorus. Byatangiye, yeah. Bifata nk'imikino, no. For now I'm deep in love, warankofimye narakwamye. It's only you, will you stay by my side forever and ever, my love. Take my hand, dance with me. Yes, iyo ndirimbo ikaba yitwa You, akaba ari nayo udutekeye, iri hafi gushya. Ugiye kudushyira hanze muri iyi minsi. Ngira ngo abakunzi bawe iyo ndirimbo bayitegereze, bazayikurikire ku mbuga nkoranyambaga zawe zitandukanye zose. N'abatasanzwe bazizi ngira ngo wababwira aho bagukurikirana. Kuri YouTube, Spotify, Audiomack, ahantu hose nkoresha Kenny Edwin. TikTok ziba ziri indirimbo zanjye, Instagram, Facebook, hose Kenny Edwin. Kenny, ko hari ikintu abafana ba muzike bakunze kuvuga ngo iyo umuhanzi amaze kuba superstar cyangwa se atangiye kumenyekana, atangira kwirya ku bantu bari baziranye. Ibyo bintu ntabwo bishobora kuzakugaragaraho mu minsi iri imbere? Ndatekereza yuko bitazambaho. Ni iki kintu kikwemeza ko ibyo bintu bitazakubaho? Nuko abo twatangiranye n'ubu ngubu tukiri inshuti. Ntabwo njya apfa gutakaza inshuti. Ntabwo ujya upfa gutakaza inshuti, ahubwo guharanira kubona izindi. Ni iki wabwira abakunzi ba Sano TV mbere yuko dusatira umusozo? Badusapoting, bajye kuri YouTube bandikamo Sano TV, bakore subscribe, bajye basharinga ibiganiro bya Sano TV, kandi turabashimiye cyane. Bajye no kuri YouTube bandikemo Kenny Edwin, nanjye mu supporting, turabakunda cyane. Hari indirimbo yawe ngewe nkunda, ikibazo buri gihe iyo ngiye kuyibuka ndayibagira. Urayikunda? Yitwa indirimbo wasohoye bwa mbere. Why? Bounce. Ni why? Yitwa why? Iriya ndirimbo nshaka kuri undirimbira kariya kantu ka baby bounce. Oh baby bounce, we know bus kinguhe love, utazigera wicuza. Oh baby bounce, we know
pasike nguhe love utazigera wicuza oh baby my love uko niko wangize deep love aho niho wanshyize baby give me your love my love. Man, iyo ndirimbo ndayikunda. Thank you bro. Mfite n'umushuti wanjye uyikunda umuhungu ariko mfite umukobwa w'inshuti yanjye uyikunda ukunda no kwibyina akantu ka bounce sinzi ukuntu nabonye dance yayo narakize karananira. Mbere yuko dusoza ikiganiro hari amakuru mfite hari umukobwa ukunda ufana na watubwiye ko namukunze ugira ubwo byari binyobeye muri industry ya showbiz. Uwo mukobwa akaba atari suwara ninde se noneho wala kuko uwo mukobwa si umukinnyi wa filime ni umu influence usanzwe ahubwo uwo mukobwa ninde umukobwa ufana utari umukinnyi wa filime kuko umukinnyi wa filime watubwiye ko ari suwara na Bahavu Jeannette. Undi muntu ufana w'umu influence ukoresha Instagram cyane ninde umukobwa arya umukobwa ngiye kuvuga abahungu ukunda abahungu bakoresha Instagram abajama nyine ubu bureba ukavuga ati aba bajama ndabafana Deriyo Gasana nabo tubaceho Deriyo Gasana inde Deriyo Gasana Deriyo Gasana Deriyo Gasana hari Kigali Stars Kigali Influencer Kigali Vibes Otisi Osmalto ni benshi byatari. Oya umukobwa niwe nshaka umukobwa harimo Ange Dababy Ange Dababy mukundira iki Ange Dababy yabaze ko ayo makuru nari mfite ni Ange Dababy n'ubu nakubonaga ko ibyo ushaka kuvuga Ange Dababy mukundira iki Ange Dababy okay nawe nyine no muri quartier Ange Dababy no avuka i Huye hari ukuntu najyaga mubona nkagira ngo ni nk'umu diaspora avuka hanze hari ukuntu nyine ubusanzwe uzi umuntu kuva kera nyine ukabona nyine ukwiye kumufana tu ukabona nyine nta kibazo cyiwe. Ange Dababy arabizi ko mukunda kumukunda arabizi ko mufana arabizi ko mufana. Wow, Kenny Edwin wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa Sano TV. Namwe mwakoze cyane. Turirimbireho cyangwa se kurera icyo ushaka abafana bawe mbere yuko dusoza ikiganiro. Mbona uneye impuhwe ngira igihungi ngiye kure guhakana birakugora kandi bose mbona basa nk'abakubeshya reka nkurinde ibisambo ubabaye n'ingiye byatera igihombo kandi bad boy bakubye double my love erego wababajwe kenshi sinyishaka ko byaba ukundi ntuzakangwe n'iby'amapenzi yewe nza guhata amapenzi my baby boo can you be my love my karibu to get deep in love. Yes, arakoze cyane Kenny Edwin wabanye natwe uyu munsi twaganiriye nimba hari icyo agiye atudusubije cyangwa se hari ikibazo wendaga kumubaza wacyandika muri comment. Nimba hari ikibazo Kenny Edwin yaba agiye utamubajije wacyandika muri comment and then akazagisubiza ndabizi comment azazikurikirana. Nje mwari muri kumwe muri iki kiganiro nitwa Bitkira inyamibwa inyurana n'impunzi imanzi itagira ubwoba ubwoko bw'abatinya ntacyo dupfana ndirutundikira gutabara ab'inyerensi nidutabarana nzicyo nzamarira ingoma. Mukomeze gukurikirana Sano TV mukanda subscribe, like, share na comment. Turabakunda cyane. Sano TV, born to entertain.